tubifuriza kugubwa neza mu dukurikirana umunsi ku munsi ni Essence TV show ngeni yanikani Pierre. Today turi hano ku kibuga cy'indege cya Kanombe duherekeje umunyakazi Bluce. Wakwibaza ngo bimeze bite? Uyu munsi rero nkuko mubizi mwemwe mumenya amakuru agiye atandukanye, Bluce akaba agiye agerageza kenshi kuba yava hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo ajya hara mu gihugu cya Amerika. Byagiye byanga inshuro nyinshi, ariko kuri uyu munsi akaba turi hano ku kibuga cy'indege cya Kanombe tumuherekeje aho agiye gukora ibitaramo bigiye bitandukanye, aho agiye gukora ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 ndetse no ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12, ariko hagati aho ngaho akaba azagakora mu Rwanda ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 akongera agasubira muri Amerika kugira ngo akore muri Amerika. Reka tumuganirize turebe ngo bimeze bite. Ugiye muri Amerika mu bitaramo uzaramo n'abahanzi barimo Nicki Minaj n'abandi basitari bakomeye ku mpuzamahanga, wabyakire gute, bimeze bite? Bihora ari show buri gihe, iyo ikintu cyiza kije nyine haba hahiyemba mboneyeho n'akaryo nyine ko kwimurika. Ni amahirwe rero navuga ko ari menshi ku ruhande rwanjye, ariko bikaba na byiza no ku muziki wacu nyine nk'uko mura mbivuga. Bakitega ko dushobora kuzagira amahirwe tukabona collabo ko igiwabo muziki, twitega amakorabo. Nta kintu nabasezeranye ko nta muntu ndavugana nawe, ariko njye buri chance mbonye ntago nyanyisiga mu nzira. Rero natwe ayo mahirwe tuyagiriwe twaya profita. Melody n'urugendo ugiye gukora ruzabamo no kugaruka bakaza kwima muri Move Africa binajyanye naho n'ingegare cyangwa se no kwibaza niba zaperforminga uko ugiye kanasubira. Ni gahunda y'urugendo rwawe iteye gute? Niba wenda amatariki yawe yafite ku wenda uzagaruka ibyo uzasubira. Shabasa n'insazi n'akazi ka hatari. Dufite akazi kenshi nyine aho ngiye, ariko n'ubundi ku itariki 6 ngomba kuba ndi hano. Ikintu gitangaje si uko nzagaruka, ahubwo uriya munsi show izabera mfite indege yongera inkomezanya, so nje ready nyine gukora imirimo yanjye ko nyishinzwe n'uko Imana ibinshoboje, kandi nzabaha show ya dance. Twavuga ko indirimbo yawe wakoranye na Shaggy remix ariyo yaba iguhesheje amahirwe yo kuba wajya kuririmba kuri la stage, cyangwa se n'ubushobozi bwa Bluce Melody bimujyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yajya kuririmba muri biriya bitaramo. Icyambere n'abafana bankunze bakemera kumpa umwanya wabo, ni nacyo cyatumye nkora iyo funga macho yaje kuvamo When She's Around. Navuga ko ino ndirimbo ibintu iri kunkorera ari ibyadanje, basa ni ibyadanje, ntabwo ari wenda muzagenda mubibona. Birashoboka ko hari n'abatarabona ukuntu nyine biba bingana, ariko ni ibintu bya danger tu, ni ibintu bya hatari, muzabibona mu minsi iri imbere, kandi njyewe nzi neza ko n'ibitari ibi ngibi hazashya. Melody ikindi kintu atangubaza abace kumwe n'urubuga rwa management rwo ko yabari ugiye kwa Rescap akigeraho ikintu cyambere asangaho ni Bluce Melody nibura indirimbo inkuru yuko watwaye Trace Award umuhanzi mwiza mu Nyarwanda, ndetse nuko wapanye indirimbo na Shaggy. Ariko natekereza ko ari uburyo bwiza nyine yuko wamaze kuba confirmed nk'umuhanzi wabo, twakwitega ko muri iyi minsi ugiye muri Amerika ashobora kuba introduction cyangwa kuko introduce akabona ko bafite amafoto n'abandi bahanzi bari muri label. Urumva abenshi twakoranye kuri uyu mushinga n'Abanyamerika, rero kuba ndi muri Amerika ni biroroshye cyane, kandi n'izi show zose turi kubipanga nabo nibo bari kubimfasha kugira ngo baje kwigaragariza ibihumbi by'abantu bangana kuriya. Ikindi ngiye gukora media tour muri Amerika, ntago ngiye gusa gukora ibitaramo,
nzanyura no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nzajya mba updatinga kuba followinga ku mbuga nkoranyambaga, muzajya namubona nyine uko bizajya bimeze. Hari ibivugwa, reka tujye kuri management yawe uyu munsi. Ikibazo cyo nyisuje neza umunsi nawe neza cyane ndakuzinzikiranyije mbitekereze umuguru bimeze of course nawe nibwo tugiye guhura nyaguhura ko nagiye mpura na bake muri bo, ntabwo nigeze ngira amahirwe guhura na bose na team yose. Rero nibwo ngiye kugira amahirwe guhura nabo, yewe nagira n'abandi bahanzi mbasha guhura nabo nkahura nabo. Urumva iyo umuntu ahibereye niyo umuntu adahari ni ibintu bibiri bitandukanye. abaza aho amahirwe kuzarimba indirimbo irenze imwe itari wenesheje round. Ibyo ngibyo rero byo ni ibintu byo gutegereza mu kareba abaririmbira k'inyuma. Rero hari amakuru avuga ko Escave yaguhaye miliyoni 150 z'amanyarwanda kugira ngo acuruze indirimbo yawe, nibyo? ntabwo nyamvuga amafaranga ubu ni hehe handi mwize mwumva mvuga ku bintu by'amafaranga koko. Oya byari bishyimbo. Iyo narayibeshyewe ariko ntabwo nakinjira mu masezerano ngo ngere naho ngera ku mufungo nka n'ibisambo byuze. Ku kijyanye na management yawe uyu munsi ugiye kuririmba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, management urimo ishidikanywaho na benshi ari abakurikirana umuziki wa hano mu Rwanda ndetse wenda n'abasanzwe bari muri iki kibuga cya industry. Uyu munsi kuri management yawe wayivugaho iki mu iterambere ryawe ry'umuziki? Njye numva management yanjye uwakagombye kwinenga ari njye, ariko mu gihe mbona turi gukorana neza ubu sura inenga itakumanaginga nawe uri muziki. Ikintu cya danje nuko ngenzi ko ndi gukorana na management yanjye neza kandi dufite projet za hatari kugira ngo mubyemere. Wenda ningaruka nibwo nzaba mfite akaryo keza ko kubiryaho, ubu ngumva mfitemo n'akantu ko kwiruka, ariko ningaruka nzabiryaho sinyanywera tumenyereye ko iyo ugiye wenda hanze y'u Rwanda rimwe na rimwe ugendana na timu yawe yose, uri kumwe na Element, uri kumwe n'abagize management yawe. Ko uyu munsi Element tutamubona cyangwa se na bamwe muri timu yawe? Ntabwo tujyanye, ntabwo timu yose tujyanye kubera ko n'ubundi na hano turacyafite ibindi byinshi, ariko mu gihe haboneka ibyo gukorana nabo nibaza ko nabo bitagorana ko baza. Mwana ntabwo ari nka kera, ntabwo kimeze nka kera, abantu bari byangombwa ngo bigende bite ngo bazatoroka. Ntabwo uzatoroka? Ngiye burandika Nyarwanda oje murabona nagiye handi bankunda nkina nta ntushaka kujyengera. Imyaka 10 irashize rwasanye mu Rwanda uranejije wapostinze kuzajya kurimba muri Move Africa hari na hano kiza aravuga ngo ntabwo ari ubuzi bwa Tanzania, uburozi ugeze kubukoresha? Oya ntabwo nigeze nkoresha uburozi, ntabwo nizera nyine ko waruga umuntu ngagukunde umutima ubakure mwana. Ikintu cyonyine umutima wakora no gutanga amaraso nyine umuntu akabaho cyangwa guhagarara. Ntabwo waruga umutima w'umuntu nguzemo urukundo atagufitiye. Nibaza ko nyuma y'ibyo byose barimo no gukora nyine no kuvunika n'Imana ikaduha umugisha n'amasegesho byose. Amelody bakunze wenda kugenda bakunenga ngo collaboration ukora ntabwo zikunda kuba successful, ariko twavuga neza ko ibonesheje aho ntabwo cyishidikanya ko ari imwe muri collaboration zawe successful. Kimenyimenyi ne ugiye kwikakana imbere y'imbaga nyamwishi bitaramo. Ubu ngubu noneho izigiye kurikiraho zo gukoza imeze zite noneho? Nagerageje kubasobanurira ikintu ko buri ngoma ibifite ibyigiye gukora n'isoko ryayo. Reba nk'ubu ngubu When She's Around n'indirimbo kuri Spotify irimo kunyaruka koko sinzi niba mujya munabireba ibyo. Urumva ubwo abantu bayo ni hari abaherereye. Urebye kuri Audiomack, kuri Spotify, Apple Music, abantu bayo ubwo naho baherereye. Buri ndirimbo yose igira uruhare yongera ku izina ry'umuhanzi, kandi n'urunguru n'urwa danje nyine n'ibya hatari. Ndabishimira Imana. Hanyuma izakurikiraho ingoma mwana umenye iby'izakora yibikoze, ntago ubuzi neza uko bimeze, gusa nk'umuhanzi mba nifitiye icyizere, nzi neza ko ibintu ndi gukora ari ibya danje. Melody ufite igitaramo cya mbere kuri 28, ikindi ni kuri 12 kandi ufite n'ikindi kuri 6 hano i Kigali. Bivuze ngo uzabanza ugaruke ubone gusubira muri Amerika. Rega ndabakunda bya hatari. Zabanza ngaruke mu Rwanda nsusurutsa abanyarwanda bene wacu n'abanyamahanga bazaba badusuye, hanyuma mpite nongera nsubire. Mu gihe kirekire urumaze ushaka vizo muri Amerika no gutangiye kugenda ujye uva wigaruka. Ntakubesha umusa nawe sinari kujya gukora yica, ahubwo mu gihe cya mbere mbonye ibyo kujya gukora ngiye naho ubundi home sweet home da nkunda mu Rwanda. Yego ejo muri twakiriye The Ben nawe agiye muri Canada, bamubaza ku bya bato, aravuga ati reka niyo jambo naryo nshaka kumva mu matwi yanjye. Uko gute? Niriveho ribanire kabisa bato.
wowe wari ukomeje batije wayikubita cyangwa nawe wahise ubitekerezaho usanga ibyo bintu nanjye nabyumvanye manager w'ibihe byose njye nabyumvanye muyoboke ibyo biboro ntanamubwira ntayo kuburenge ntabwo bangira kandi nyine nose niba batabishaka ibyo kujya muri bato ngo nyine ntago ari ngombwa nawe urumva atari ngombwa se cyangwa harimo gusuna oya ntago rega njye nkora umuziki amafaranga ibyo kuvuga ngo habayeho kurwana ngo gusuna ngo gutsi icyo nzi cyo nibwo niba ngomba kugira ikintu mbikuramo naho ubundi bitari amafaranga rero baramutwara basa rero ku myaka 10 ugiye muri Amerika ko urafata umuhanzi nyarwanda uritinza abandi duhe tips nk'eshanu umuhanzi ugukunda ushaka kuzaba nkawe yagendera cyaye hambere no gukomeza umutsi nk'ikinyogote ubwo ni ukwihangana muri make no kwihambira iya kabiri ni ikinyabupfura kiringaniye kuko nanone iyo ugize cyinshi baragufatirana urumva icya gatatu ni ugukunda umurimo pe ni ukubikora niyo byaba bitakoroheye nyine ugakomeza ugakora ikindi aganakurikirana ibigezweho kubera ko ibyo ndi kuvuga ubwo wenda none aha ni ibigezweho wabona ejo hazaza ibindi nicyo iterambere risobanuye turi mu mpera z'umwaka wa 2023 hari byinshi wagezeho ku bakunzi bawe ni igiki bari buze kwitega muri izi mpera z'umwaka hari igitaramo muri gutegura hari album muri gutegura hari ni ibiki umukunzi yakwitega ko uri gutegura muri izi mpera z'umwaka icya mbere ni ibitaramo byinshi ahantu henshi nyine nk'ibi turi kuvuga hari n'ibitaramamazwa nyine tukiri kuvuganira na ba nyirabyo icya gatatu ni uko umuntu atera imbere ahindura utuntu tumwe na tumwe ni impinduka rero ubwo kuri njyewe no kuri gahunda zijyanye n'imitegurire y'ibitaramo n'indirimbo muri rusange mbere turajya no mu rusanzwe gucungira umutekano cyangwa uragenda wenyine uyu munsi mubi cyane banza tutajyanye muri Amerika urumva hano hari imishinga dufite hari imishinga dufite yari hejuru urumva sinabakwiye kugize akenshi babikurikirana urumva hari imishinga hejuru mu mujyi ngira ngo murabizi nyine mubi rero ari mu bantu bari kudufasha kandi bigiye gutangira nyine kuraninga vuba gucunga security hari ahantu hose no gushyiraho company ikora ibyo byose rero afite inshingano ze asigayemo ntago igihe cyose ari ngombwa kumujyana kandi sinibaza ko hari twabona undi muntu dufatikanya ku kazi ikintu nababwira nyine ndabemera bya hatari ubundi rero ndacyabadunda US gutaramo cyiza kirimo abahanzi bakomeye umuntu ashobora kuvuga ngo wenda ngo hari kolabo wifuza buri wese aba yifite ibyo yifuza nta muntu wayanga kubona wakoranye n'umuhanzi wenda nka Nicki Minaj cyangwa se n'abandi bahanzi barimo nka Asha Raymond ariko se wifuza kugaruka ufite igitekerezo cyo kuzana Shaggy mu Rwanda tumuheruka kera kandi ntekereza ko iyo turi kujyamo nta munyarwanda utakwifuza kubona Shaggy kuri stage sinibuka interview twakoze na Shaggy ntago nibuka niba ari kuri Zoom cyangwa kuri Instagram ariko yaravuze ngo ari ready kuza hano yarabinyemereye yari kuri YouTube yarabyemeye anyemerera ko nzamuzana hano ariko si muri uyu mwaka ni mu mwaka utaha hanyuma amakolabo ndayifuza ariko nyuma yo gukora iyi ngiyi nabo n'igihe bisaba gukorana na bari abantu nubwo yaboneka sinibaza ko ari ikintu cyahita kiba vuba gutya gusa ni ikintu aho kiziye cyose gitanga umusaruro kandi kuri industry muri rusange ukora iriya ndirimbo when she's around bavuze ko uri gukorana n'umuntu washaje mu muziki cyangwa se umuntu utagifite icyo avuze mu muziki kubera yuko igihe cye cyatambutse nibande bavuga ibyo kuri wowe ntabavugwa abavuza ndo uyu munsi kuri wowe Shaggy umufata gute nko mu bantu yahaye collabo ikaba iri kugenda guha ibyiza ngiye n'umuntu nubaha first of all nyine twese tugakuze turi abafana be n'uwavuga ngo arashaje ubwo nuko amuzi guhera kera hanyuma nkanamufata nk'umuntu ufite experience kandi na n'ubu ugikundwa n'abantu ukinasohora indirimbo zikaba mahit nyine ku isi yose n'umuntu wa danje ngiye ibyo sinjya nanabitindaho cyane ahubwo ndeba kucyo biri kunzanira ku isahane niba gitwika nyine ubwo harahiye naho ibyo byo ni ibisanzwe se ari umuntu badakritika nubundi se wa mugari ko ntari muzamubyine zande mugiye ko mubyine zande ko twigendeye koko ariko nzagaruka dore n'ubundi ku itariki 6 nzaba ndi kwatwika akabazo kanyuma natangubaza wenda mbere yo kutukura
ejo bakimara gushyira hanze afishe kuzaririmba muri Move Africa bamwe mu batandukanye ba influencer barimo n'uwitwa Dumba ye kamuvuge n'izina ntabwo bishimiye kuba baravanjije izina rya Zucu imbere y'iryawe ati Zucu w'ejo y'imyaka 2 mu muziki ni gutaza imbere ya Bruce Melody y'imyaka 10 yega mu muziki ati no gusuzugura abahanzi bacu mu Rwanda ibyo niho yaricyo ari comment bitangaho iyo bahabanza Remas adahari nyine ndi kukubaza wowe nk'iyo bahabanza Rema wari kubona bimeze bite kutishimira nka gana wari kubye narese Rema aranduka ariko ye muramuca murakoze